Reka twongere tubakire inshuti za Tabara TV mwese muherereye ku isi, tubahaye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe. Uyu munsi ni umunsi w'amakuru tugiye kubagezaho, cyane cyane turibanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri Haut Plateau, ndetse turaza no muri za Nord Kivu, ndetse tugere ni Burundi. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho. Wowe utarakanda subscribe kuri Tabara TV, kora subscribe kandi ukoresha comment kugira ngo amakuru nkaya n'ibiganiro byacu bizajya bikugereraho igihe murabona ko nta nyine ndi kumwe n'Indondo, ariko reka nawe abashe kubibwira ndetse anabagezaho wenda ingingo z'amakuru turi buze kuganira. Murakoze cyane, twongeye kubaye ati yambu cyane. Turasuhuza intare za Saramwe ndetse n'amadubu ya twirwaneho abaherereye hose. Turasuhuza abarwanashaka bose ku isi aho bari. Nanone ati ntimwibagirwe kugenda mudakoze subscribe na like na comment na share ndetse kuri izo channel zombi, Indondo TV1 ndetse na Tabara TV. Nanone tutibinje mu magambo, kadutangire twinjira mu makuru yacu birambuye. Turayahera mu Minembwe, hanyuma tuze kumanuka Bibogobogo, nibiba ngombwa tugere ni Burundi, tubabwire hose uko byifashe. Ejo twabasha kuvugana n'umuntu masaha ya nimugoroba uri mu Minembwe, atubwira kuko bagize hafi iminsi 3 drone zitarasa mu Minembwe, atariko nanone sharing za buri munsi ntizazibura, zazira mbunda ziremereye. Nanone nkuko tukora amakuru tutabariza bidasiba umunsi ku wundi. None se niki ushobora kubivugaho nk'abagwana mu makuru Tabara kuri ibyo bibazo byose bikomeje kuba, nubwo drone zitasiba kurasa, ariko sharing za buri munsi nanone ntizisiba, kuko urabona ahantu FARDC yagenze n'abarundi ni ahantu hafi cyane naho abaturage bari. Ni ukuvuga ngo bashobora kwarasa ikombora rikabaryohera no mu baturage, rikangiriza ubuzima bwa benshi cyangwa se amatungo y'abaturage. Urakoze cyane bwana Indondo, nkuko bivuze ati drone zimaze iminsi nk'ingahe zitahagira cyangwa se zitaza noneho kurasa, atariko sharing zikomeza buri munsi uko bukeye, nuko ntibashobora kubura imbunda nini cyangwa se amasasu avuga mu gace ka Minembwe. Nukuvuga ngo ahegereye Minembwe, kandi urumva byanze bikunze baba bashaka uburyo bwose barasa ahantu hari abaturage, kuko bananiwe kujya guhangana n'amadubu mu madubu, kubera ko yaberetse intambwe ndende yuko ari abantu bazi kwirwanaho ndetse bafite n'umutima wo kwirwanaho. Ariko nanone baravuga ati nta kundi, reka turase abaturage ari bo twica, kubera ko n'ubundi n'umugambi wa Perezida Fashi Chilombo Gisegeti yavuze ati njewe nzobamara ikitwa umututsi singikeneye. Nzabwira abantu ngo bihereye kuri we, zahereye kuri sige yigaragambye avuga ngo abatutsi cyangwa se abanyamurenge n'abandi bose azabasubiza iwabo. Yiyamamaza agashaka kuba perezida, yarinze afatara aba perezida, ariko yigeze kwirahiza birane bisanzwe. Si wowe na Kabila warayivuyeho, arirahiza mu ijoro, avuga ko ari watsinze amatora. Urumva ko zo kwirahiza ni benshi birahije bakajahe bakavuga ngo niwe ugiye kurahira. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byose akora bifite aho bivaga, ntabwo ari ibyanone, bifite inkomoko afite abikura. Buriya bugome bwo kwica abantu afite ahantu abukura. Wagera kuri nyina wavuze ati wowe Gisekedi irasa rimbura este yose, tusige ntuvuge ngo uyu ni umututsi abantu bose b'abaswahili, wowe rimbura. Urebye nuko abantu batazareba kure, nicyo kintu ari gukora, kandi yegereje bamwe bake mu baswahili, ariko abandi bose abatapembeni. Ikimenyimenyi nuko ubu nyine abajenerali benshi baturuka muri este bose yabafunze, kuko abajenerali benshi twari dufite n'abanyamurenge yarabafunze bose, ubu nyine bari mu kasho. Aho areba n'amakoroneri harafunzwe. Ngaho hari undi noneho waburiwe irengero, bafunze batazi igihe bamutware, kugeza n'ubu amezi n'amezi karashira umuryango waramubuze. So urumva rero ibyo ni ibikorwa Gisekedi afite, none ukumva ko abo ngabo watinyutse abo ngabo abaturage bo niki kubaherashisha drone, kubasukamo ibisasu, kwinjiramo ukabarasa. Ntago wambwira ngo aba ni abaturage bawe, ugenda urasa amazu, urasa amashuri, urasa ibitaro, urase amaradiyo ahari, ibintu bikorwa remezo by'abaturage bishiriho by'iterambere by'igihugu, ukabirasa ukambwira ngo ufite icyo waramira cyangwa ufite icyo ukunda. Nivyo rero biri kuba mu Minembwe.
ariko gusa tubabwira yuko umuti waravuguswe nibakomeze baze bakomeze birashisha ariko kuriya icyo dukundira ingabo zacu zibanza zigaceceka zikabihorera ko zirabigaho iminsi mikuze umva umuriro uzabakaho niyo makuru rero ari hariya mu Minembwe ariko tubwira abanyaminembwe bihangane bakomeze bagire kwihangana ariko Imana irahari izabatabara kandi n'amaduba arahari ndetse n'intare. Nanone rero twabonye ko mu minsi ishize CICR cyangwa se Croix Rouge yabashe kugera mu Minembwe izanye imiti yo kuvura biki ese kuba barahageze wenda bakasanga situation iri mu baturage hariya hari ikintu se leta ya Kongo ishobora guhindura kuri bya bitero taco CICR yajanye imiti tabiryo yajanye imiti hari ubwo wigeze ubona pokera imiti ibiryo yajanye imiti tabiryo nta ni ikintu yatwaye ni imiti ese gutwara imiti ariko abantu batari buryo ya miti niba ifite capacity nini tabiryo ngo umuntu abanza ntaki urumva ni iki kihe bari gusaidia abantu nuvuga ngo rero iya Croix Rouge yagiye nta kintu yandi kubera ko n'umunsi yahageze bwakeye bataha niyo munsi drone zahise zirasa za mikeke niyo munsi drone zatangiye kurasa kurumva niki yohindura gusa baravuze babageje ibibazo bari bikorwa uburyo byangitse bavuga ngo bagiye gutanga raporo seto. Urakoze cyane bwana Tabara nanone reka tumanuke tugere muri Fizi na Baraka nanone ndetse n'Abigobogo ejo bundi babonye meeting yabereye hariya mu Bigobogo yari yobowe na bwana Kongoro ndetse rimwe n'abari abagenerale nako bita abagenerale barimo bayakutumba n'abangoma nzito bishiranye na Kongoro ndetse harimo n'abayobozi b'abanyamurenge cyangwa se abashefu hariya muri Bigobogo. Ushobora kubibwiraho abantu kuko abantu benshi kugeza ubu nyine baracari mu rujijo ntibaramenya wenda icyari kijanye Kongoro hariya ariko nubwo wenda harimo bimwe muri bimwe byagiye bigaragara abaturage babivugaho kuko babonye ko hari n'umusaza washatse nko guhaguruka yegera Yakutumba amubwira nk'amagambo arangije cyane abantu benshi baragize se yagiye kumukubita bigenze gute ariko nakababaro k'ibibazo byinshi bamaze igihe banyuramo kuko barasana abantu bakunzwe cyemo kugira ngo wenda abantu babashe kuva mu rujijo babyumve bamenye wenda niba hari ico Yakutumba yewe yarabijeje kuko agiye kuzabakorera kuba yarabashije kwicarana nabo akumva ibibazo byabo kandi bakamubwira ico bifuza kuriho. Iya nama rero yabaye yobona Kongoro umujyanama ndumva wa kabiri wa Gisekedi akaba ngo ashinzwe n'ibintu bya social mbese byo guhuza amoko mbese yo kunga ibyo ashinzwe ngo muri Sud na Nord mbese muri West urumva rero niko kazi wundi yahawe akora Kongoro ariko nkubwiza ukuri yuko uriya mugabo no mugihe yagiye wazubona ko nta kintu bahaba mwuva kuko ntacyo yavugaga ibyo yavugaga byose ndakurahiye nta kintu barimo mwumva harimo n'umuturage wamubwiye ngo nubwo turi kumwe namwe hano ntabwo tushaka abantu bavuye Kinshasa guhera kuri uyu nguyu wita uyu Kongoro ntabwo tumushaka ni mwebwe dushaka mwebwe bayakutumba ibaza aho babwira Yakutumba amaze abantu wabanyagiye bakavuga ati ahubwo mwebwe twokwicara tukavugana tukagira inama tukareba ibiciro ariko uyu uvuye Kinshasa n'inda nta mahoro atuzaniye n'inda zabajaniriya sivyo n'inda ta kintu na kimwe kindi twovuga ngo covuga ngo camuzanye hariye rero mukwe n'aba yashatse kubereka yuko n'ibindi n'amagambo yazavuga ngo se ngo se ngo nimba barashe ngo mwengo ntabacu ngo barashe uko se kuravuga uko niki uhashaka kwerekana nuwango niyo mpamvu wabonye wa musaza avuze ati uyu nguyu mwihorere nta mahoro dusaba iyindi amahoro twinayasaba yewe Imana yo yaraduhaye ayayo ahubwo turasaba we Yakutumba n'abantu bawe mwaduhaye amahoro natwe tukidegemza nk'abandi bakongomana nimba mwumva ko turabakongomana ariko impamvu nkubwira ngo iriya nama ntacyo yakoze nuko bwakeye mu gitondo bahavuye baja kwibwira
inka zija kunyagwa baja kunyagwa inka sinzi abantu babikurikiye nyine basa nk'abatabara ariko twabise ngo n'abakora defense ndashaka kubavuga ariko ntabwo iriya nama na kimwe hari cyo yahinduye. Uribuka ko hari n'inama babatumije baravuga ngo bakeneye ngo abagabo b'abasaje bagende mu za ntuze za Baraka baje gukora inama n'ababe ariko baje kuyisibika iyo nama bakigenda ni nabwo izo nka zaje kwibwa zibwa na bwabo mayimayi bamwe yakutumba bavuga ngo sabiwe ngo nabigize ngo kuva yava ngo arabandi biyita abazarendo ngo none se abo bazarendo biyita abazarendo ni gute boza kwiba mubazi ntimubarase cyangwa se ngo mubashake kandi kugira ngo bareke kubicira izina mukabihorera bakaza bakanyaga bagakora ibintu byose bivuga ngo bose nabiwe ari abanyaga n'abita ngo ni wazarendo uretse ko nta muzarendo ukuri muri bari iriya nama rero ntaco yigeze ihindura nta n'ikizahinduraho kubera ko nta mahoro izatanga. Bishatse kuvuga ko iriya nama n'ubundi yakozwe hariya yakutumba avuga ko nta ntambara bafitanye n'abaturage bari Bogobogo ariko bari ababyeyi nanone babonaga bari kuvuga ukabona ko baravuga badafite babaye abandi baravuga ko baravugana bagize agahinda n'umubabaro zadenze noneho bageraho batinyuka kugera bari kwabwira gutuma ati niwe watunyaze ahubwo turashimira leta yacu ya Kinshasa kuba wenda yarabashije kuzika abantu n'abarundi bari hano kuko bano barundi naho hari intervention bakoze kuba tukiri hano uyu munsi wa none tutarapfuye cyangwa ngo natwe tuve iwacu kuko hariho imihana irenga 60 yari bano mu Bogobogo tari kunyira dusigaye mu mihana 4 niko bari kuvuga Pinores iyi mihana yindi yasenyutse izongera yubakwe yakutumba kiri hano watunyaze none ngo niwe mamuza kutuzanira ngo turindire umutekano nukuvuga ngo biriya bintu bagaragaje uburyo uzareba iyo wakubise umwana cyane uzuba ngo ukura muhana akagira gute azaruha kabikinya wazo mukubita akakureba mubuzi ko sakarikora wanaza kama kwihorera kubera ko inkoni yamaze kumera nk'igiti ngo hari abantu nabo uburyo n'abasaza amaze kumera bamaze kumera nk'amabuye baratinze nuko kubabwira rero ngo baragutinya ngo urabica barakubwira kubwiza ukuri ikibakibi kandi bababwije ukuri kandi babyitwayemo neza tushimira abanyabugogo babyitwayemo neza kabisa baranatakiye baravuga ati ese muratubwe ngo dufite amahoro hano iwacu honyine dufite barumuna bacu dufite abavandimwe dufite bamasenge hariya mu Minembwe mwirwa muharasa amadrone kubera iki abantu bari kurasa drone mu bavandimwe bacu bari mu Minembwe hano n'ubundi twogira amahoro iwacu hadafite urakoze cyane ndagira ngo abakunzi bacu barumva kuko iriya nama yabereye hariya Bogobogo nta kintu na kimwe yatanze kuko abantu barangije kuva muri meeting cyangwa se mu nama yari bahuje harimo n'abari abayobozi baravuye za Kinshasa bita abayobozi barimo bakongolo n'abari abagenerali bandi bayakutumba na ba Ngoma Nzito ariko nyuma bahavuye nanone byabaye ngombwa ko inka zinyagwa hariya mu Bogobogo kandi bitwa ngo niwe babazaniye amahoro ese ayo mahoro baje gutanga ibintu bikanyagwa nayahe ayo mahoro nayahe baba bazanye icongeyeho murumva ko nanone nta mahoro bazanye ahubwo baje kwiba n'ubundi kuko ntabwo bova ahantu ngo nimara ngo hasigare hanyagwa inka kandi aribo bakagombye kuba barasize abantu babo bizeye bagomba kubacungira umutekano bari abaturage bacu bari hari hanyuma rero tugana ku musozo w'iganiro cyacu nanone muri Uvira nanone abantu bakomeje gutaka se Uvira ko idafatwa kandi Uvira ko ingabo zacu zitayigeramo ariyo ifite inzira wenda yo kugira ngo bari abaturage bacu bari ruguru babashe guhembuka cyangwa se babone ibiryo bagira gute hari amakuru agomba kuvuga ko bashaka kwifata abandi titi wapi bimeze gute hari umuco ushobora kubifiteho wenda kugira ngo ubashe kubibwira muri Uvira uburyo bimeze urabizi ko nejo ntihashize hari intambara yahuje ba mayimayi babiri cyangwa se abazalendo babiri batumvikanyeho bararasana ubwabo ndetse bakozanyaho cyane nabonye n'umwe ari kuvuga uwo bafashe ari kuvuga undi wabo waje kumutera bita James ari gusobanura uburyo wafashwe n'ababo avuga ngo uburyo baje kumutera avuga ngo nawe yiteguye kuja kumurasa
kera bo batangiye kera kurasana ubwabo ngo kuya indiscipline yo kutamenya inshingano zabo ngo rero muri Uvira ejo muri ako gakoryo kabaye ko kurasana ariko kandi tubage ko nari ya Plaine de Ruzizi urabizi ko habaye bakozanyije so ngo ubu nyine muri Uvira impamvu wenda itaranafatwa hasutswe ingabo nyinshi cyane zivuye i Burundi ndetse harimo abatanzania n'abangola na FARDC harimo azanendo turi aho ngaho ngo bishaka gusa n'akazi bahaye Pasiteri Bayahaga ko kongera ingabo nyinshi zija ruguru na za Uvira na zane muri Plaine ngo rero muri Uvira kugira ngo ifatwe hari hasutswe ingabo nyinshi si nka mbere uburyo binjiyemo hashutswe ibisasu byinshi ngo kariya gace kose hari ibisasu byinshi hari imbunda nini birasaba ko nyine bitonda ntago binjira nka twakundi binjiye zanze bikunza hagomba kuba intambara kandi kazi iyo gutegurwa niyo mpamvu wabona bacokozanya ariko ko bararebana gusa ubu nyine ejo igihe barashe bari baje kurasa intare ngo babigije inyuma ku buryo n'abari batuye turiya duce twegereye Uvira bahunze bamwe bahungira muri Uvira abandi bahungira i Burundi ngo anytime Uvira bwo intare zishobora kwinjiramo nanone tugeze Bujumbura nanone kuri Bayahaga hari amakuru avuga ko harimo amafaranga yahawe menshi cyane yo kugira ngo abashe kugura bimwe mu bitangazamakuru by'abanyamurenge bikora muri Bujumbura kugira ngo bibashe gufatikanya n'abariya nanone batemera ibibazo bihabikorerwa hari iwacu ngo ntiturabimenya sinzi niba ari igitangazamakuru wari wakibona cy'abanyamurenge kiri i Burundi ko mbona ibyinshi cyangwa se amayisubi menshi y'u Burundi akunda kwishiraho ibintu by'ikanisa ni nka biriya sinzi wenda bishobora kuhaba ari kumwe ukunda gukorana kumukoresha uriya nzavuga ikirundi sinziga ari kiriya cano n'abantu babaye cyane iriya cano ndagira ngo ni ya Rutikanga yitwa ngo ni African What nzankeka ko ari imwe ya Rutikanga n'ubundi gusa yayihaye nk'umu ngo ashobora kuba yarayihaye umuntu w'i Burundi ashobora kuba ari umunyamurenge wenda uvuga ikirundi n'umunyamurenge byanashoboka cyangwa ari umurundi ariko wenda abamuzi baze kutubwira nimba ari umunyamurenge hari amakuru nje mfite nahawe n'abantu bari i Burundi bavuze kuko ari umunyamurenge waguzwe yahawe amafaranga menshi kugira ngo aje mu itangazamakuru officially kugira ngo akomeze agwanye rino tangazamakuru ryacu none rikomeza kwamagana sigitangaza abacu baye bakomeza nyine batumva ikibazo twahuye na sigitangaza cyo kubona umugabo we gaje mu Kagara akagurwa n'abagore baje noneho batangiye kwishira ku karubando uyu mugore mu bamushiragaho wagiwe n'uwa kabiri we itangaje ko ari Akagara kuranyuva neza ariko ntiwabonye umuhungu wa Oscar umukobwa wa Oscar twamwumvishe ko ari Akagara kamwe gateye ubwoba umukobwa wiwe mwana mwiza gutyo uhareba umuntu nsize bamwe ngo data we ngo mana we ngo ureba ku gasura kawe wakareba n'ukuntu uri Akagara utibijanye umukobwa wa Oscar avuga uburyo ewana ubona nyine nashigikiye ise ari muri ntakundi nyine ariko urumva kera n'undi mugore wavuze ngo ndakagara woje ngo je ndakagara uriya mugore ngiye kumukoraho ubushakashatsi ari umugabo banyeretse nimba ari uwiwe ayo makuru jewe nari ntarayahabwa hanyuma none reka tugera hano muri Kenya none turangize iganiro cyangwa se turangize amakuru yacu y'umunsi wa none hari amakuru avuga ko hariho umugabo umwe nanone wo muri abanyene batumva ikibazo cyacu wageze hano Nairobi kandi nawe akaba yaraje muri mission nkiyo ngiyo nanone Bayahaga kugira ngo aze kugwanya nawe itangazamakuru cyangwa se arebe bamwe mu bantu bakora itangazamakuru hano Nairobi kugira ngo arebe ko yabashukisha amafaranga hanyuma azabagure kugira ngo karaza kandi bamagane arahari ntihari Kabuye hakaba na wa muhungu wakitengera ngo ni uzukorana na Kabuye hajya na bamwe Rutare tibahari karari rwaza kugura abandi ntabandi tubomwe urumvaga bari ni nkaho bataragira inani remereye cyane bari ntabandi reka ngwize kuri uriya mugabo hari abantu nabonye batangiye kumuvugira uriya mugabo harimo Pasiteri William avuga ngo yaje uriya mugabo yaje mu ishusho William yarimo amuvugira William evangelist si yari yabaye pasiteri afungura ikanisa
ni evangeliste yavuze ko agiye gufungura ikanisa ryiwe ngo ryaba uyo wa Musa afungura nti yari byabayeho nk'imisi ngahe ariko tumutambuke barimo bamuvugira nabonye William amuvugira sinzi undi umugabo wo kwa Ered bahaye $100 asa nkuvuga ariko uriya mugabo ntibemere ico batazi iboga uko barireba mu gipase no mu gikristo tibazi ko yaje mu yindi shusho mbese yo kuvuga ubutumwa sibyo yaje ni nka wabandi ngo bazaza bavuga izina ry'Imana harabaza bafite bahanura mu izina ry'Imana bakora ibitangaza by'ijuru ariko kandi ari abakozi ba Sekiba uyu mugabo uko turavuga uko tumuzi apana hano bibogabo nimba bamubonye hano abo nabatazi bikomeye nibamubaza impamvu yahunze muri Goma imaze gufatwa yego nibamubaza impamvu adashobora kugera muri Bukavu nibamubaza impamvu yafungishije Colonel Nyamushebwa cagi hahamagarwa yego ko ari mu bantu bashizemo ibyo byose hari abatabizi ariko ko barama bashaka tibazi ko uriya mugabo yaje mu yindi shusho yo kubwiriza no gutanga amafaranga ngo karatanga afite aya mafaranga ngana kuriya kuryo yoza guma ahageze hose ngo izuma akora iki nibavuga icyo akora muri leta ya Kinshasa akora biki hawe mission nyine yo kuza kureba ko nikiye gitafite tuvuge ko Kongori we hari umujana none se wa Kongo nyine nawe ashobora kuba ari umujana mu Kongo none byashoboka na umujana mu Kongo none ni sarabura amafaranga yo gutekanda akora muri leta nivyo rero nibemere nibumve kandi bagira kumva uyu mugabo yaje mu yindi shusho mu shusho yajemo ni yo kwivuga izina ry'Imana kandi ntituyanze nayivuge ariko hari kiri inyuma behind ivyo rero nibwo abantu benshi batazi baceceka kandi baguma kumuvugira hamusange baba kagara nta kibazo nibonye nabaza nimwiyunge mwa pastor mwe mwamuvugira nawe muyoboke turagukonkobana nuguma kugira sawa shiti bavandimwe murakoze cyane nanone mwe muhora mudukurikirana 5/5 ku Ndondo TV1 ndetse na Tawala TV wowe utarakora subscribe na like na comment na share tutambuka udakoze ivyo bintu kugira ngo nanone ibiganiro zacu bizabara bikugeraho igihe tuzongere duhure nanone mu kanya kugira ngo tubabwire ako akarere kiriwe kabisa ciao ciao